Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe aho muherereye hose mu bice byose bitandukanye by'isi, kandi mbashimira sapoti yanyu ndayishimiye bivuye ku mutima. Ndabashimira uburyo musharinga ibiganiro byacu, urebye uko twatangiye ndetse kugeza ubu ngubu hari change, hari uburyo byahinditsemo. Mbasaba kugira ngo mukomeze mudusapotinge mugeze ibiganiro byacu kure hashoboka, ndetse ntimukibagirwe gukora comment. Nongera kuguha ikaze nawe mushyashya, nimba utarakora subscribe reba aho hantu hatukura ukandeho, noneho urebe no ku nzogera ukandeho kugira ngo igihe cyose nshyizeho ikiganiro ujye ubona ubutumwa bugufiya. Uyu munsi rero ngufitiye inkuru, nizera ko inkuru iri bugufashe kandi inkuru nyayo yabayeho, inkuru y'abakobwa batatu bahindutse imbwa, amasura yabo yahindutse imbwa kubera gukora icyaha gikomeye cyane Allah cyangwa Nyagasani atigeze yishimira. Iyi ni inkuru rero ushobora kwigiramo byinshi, ndetse wowe na mugenzi wawe. Ndagusaba kugira ngo nimba hari inshuti yawe uzi cyangwa se wifuza ko itahura n'ikibi, fata iyi link mbere y'uko uyireba nawe uyoherereze mugenzi wawe, noneho dutangire story yacu. Gumana nanjye 5x5 ntujye kure, fata agatebe wicare, cyangwa nimba uri mu kazi ukomeze ukora akazi, ariko wowe ufungure link noneho tugendane. Inkuru yacu rero turayitangira mu mujyi wa Baghdad, ubwo hari umuryango wakundaga Imana cyane. Uyu muryango rero ukaba warakundaga celebratinga cyangwa kwizihiza ibihe byose by'idini ya Islam. Mu rugo rwabo rero bari bafite umwana w'umukobwa witwaga Gulnaz. Igihe cyose rero ukwezi kwa Muharram kwatangiraga, ababyeyi be bashakaga uburyo bateka ibiryo bihagije, ndetse bagatumira inshuti n'abavandimwe ndetse n'abaturanyi. Ikindi kandi bakoraga, bafataga ibyo kurya bakajya kureba abantu b'abakene bakabafasha. Umunsi umwe rero ababyeyi ba Gulnaz bagiye kugura ibyo kurya, noneho barangije babiha abakene. Nuko we bari bamusize icyo gihe mu rugo rwa onkere we cyangwa nyirarume. Ariko mu gihe bari basoje ibyo barimo bakora, bari kugaruka baje gukora accident, imodoka yabo ita umuhanda. Icyo gihe rero byabaye amahirwe makeya bahita bitaba Imana. Uyu mwana w'umukobwa akimara kumva iyo nkuru yarababaye cyane. Ubwo rero mu kubura ababyeyi be yarakiri muto cyane, afite imyaka 12, ntabwo yari afite imyaka kuba yasigara mu rugo wenyine. Ikindi kandi ntabwo yari afite imyaka y'ubukure yo kuba yashaka. Ubwo byabaye ngombwa ko agomba kujya kubana na onkere we cyangwa na anti we. Aho rero bahise bamuhatiriza kujya kubana na anti we. Ubwo yageraga mu rugo rwa anti we ntabwo yamufashe nk'umwana, ahubwo yamuhinduye umukozi we, ku buryo n'abana be aribo babyara b'uyu mwana w'umukobwa bamutegekaga, bakamukoresha ibyo bashaka kandi bangana. Bamutegekaga ibyo bashaka nk'uko ababyeyi babo nabo babimutegekaga. Uyu mwana ubwo yagendaga akura yagendaga aba mwiza cyane kurusha n'abo bose babyara be. Yari umwana ufite umutima mwiza ndetse agakunda Imana nk'uko ababyeyi be nabo bari bameze. Ikindi kandi kidasanzwe umwana yari afite, yizihizaga iminsi mikuru ya Islam nk'uko ababyeyi be nabo babikoraga. Igihe ababyeyi be bari bakiriho, Gulnaz icyo yakoraga yabaga ari kwiga Quran gusa. Iki gihe rero ibintu byaje guhinduka, ntabwo anti we yongeye kumureka ngo ajye abasha gusoma Quran, ndetse babyara be nabo bari bamufitiye ishyari ryinshi cyane. Bakagira ishyari ry'ukuntu uyu mwana w'umukobwa ari mwiza ndetse akaba akunda gusoma Quran. Igihe buri umwe wese yabaga amaze gusinzira nijoro, yarabyukaga we agafata Quran, noneho agatangira akayisoma. Mu gitondo iyo bwacyaga yagombaga kubyuka kare agategura ibyo kurya bya buri umwe wese waba mu rugo. Igihe ukwezi kwa Muharram kwageraga, yakoraga ibishoboka byose kandi mu ibanga, agateka ibyo kurya, noneho agasohoka akajya kubiha abakene ndetse n'abana badafite ikivurira. Ariko ntabwo byabaga byoroshye kubera yuko ari anti we ndetse n'ababyara be ntabwo bajyaga batuma asohoka aho ngaho. Uyu mwana Allah yari yaramuhaye ubwiza budasanzwe. Hari rero ku itariki ya 3 ya Muharram, aho mu rugo nta muntu n'umwe wari uhari, bari bamusize ari we wenyine. Arangije muri we aribwira aravuga ati byanze bikunze uyu munsi ngomba guteka ibyo kurya ndetse nkabijyana nkajya gufasha abakene nk'uko ababyeyi banjye babikoraga. Icyo gihe yahise afata umwanzuro ateka ibyo kurya yihuse,
nuko arangije abishyira mu byo yagombaga gutwaramo, arangije arasohoka ajya gufasha abakene. Aha yari arimo atekereza ati byanze bikunze njyewe ndagenda nihuta, noneho mfashe abakene, nimara gutanga ibyo kurya ndahita ngaruka mu rugo, ku buryo ngomba kugaruka babyara banjye ndetse na anti wanjye bataragaruka mu rugo. Ubwo rero yaragiye ageze hanze atanga ibyo kurya vuba vuba. Igihe rero yaragarutse mu rugo afite mu ntoki ibyo kurya byasigaye, ahura n'umusaza wari wicaye ku muhanda ari gusabiriza. Nuko uyu musaza amubonye aramubwira ati mama, wampaye ibyo kurya? Yaba ati maze iminsi ibiri ntarya, mfasha umpe ibyo kurya. Nuko umwana arangije aramusubiza ati yes father, papa ndaguha humura. Yaba ati mfite ibyo kurya nsaguye ntacyo ndabiguha. Yahise afata ibyo kurya noneho abihereza wa musaza wari uri ku muhanda ari gusabiriza. Ahangaha uyu musaza yahise yishima cyane. Nuko umusaza arangije arambura ukuboko agushyira ku mutwe wa Gulnaz, arangije amuha umugisha. Muri ako kanya rero Gulnaz yahise atangira kubona yuko butangiye kwira, nuko atangira kugira ubwoba, atekereza ati byanze bikunze anti wanjye ndetse n'ababyara banjye ubu bagiye kugaruka mu rugo. Igihe cyose bari kugaruka bagasanga atari mu rugo, bari kumumerera nabi. Nuko wa musaza wari wicaye aho ngaho abonye uno mwana atangiye kugira ubwoba, arangije aramubwira ati mama, ati wigira ubwoba. Ariko yavuze ibyo ngibyo amuhereza impeta, arangije aramubwira ati fata ino mpeta. Yamuhaye iyi mpeta, arangije aramubwira ati mama, ambara iyi mpeta, numara kuyambara urabasha kuza kugera mu rugo kandi uhagirire igihe. Umwana adatekereje cyane yahise yakira impeta, arangije ajya mu rugo. Guruna yaje kubona yuko iyi mpeta yahawe yari ifite imbaraga zidasanzwe. Iyi mpeta yaramufashe imusubiza mu rugo byihuse cyane, ndetse akigera mu rugo yarageze asanga nta muntu n'umwe wari wagaruka. Gurunaz yarishimye cyane kubw'iyo mpeta. Ubwo rero yahise agenda ajya mu gikoni, arangije atangira guhanagura ndetse no koza amasahani, ku buryo anti yari kugaruka agasanga buri kimwe cyose cyabashije gukorwa. Gulnaz yafataga umwanya agasenga, agasaba Allah, akamubwira ati nyagasani mfasha. Ariko iyo yamaraga gusenga amaso ye yahitaga ayerekeza kuri ya mpeta. Arangije aratekereza ati byanze bikunze ino mpeta ifite ubudahangarwa, ifite imbaraga zidasanzwe, niyo mpamvu nabashije guhanagura ndetse no gukoropa inzu yose byihuse. Babyara be bageze mu rugo, barangije basanga inzu irasa neza cyane, barumirwa. Inzu yose yari imeze neza kandi iri organized. Babyara be babikibona aho ngaho bahise batangira gufata ibintu, batangira kujugunya hose, batangira guteza akavuyo. Ibyo yari yamaze kuorganizinga byose barabisandaguza. Igihe rero anti we yabonaga ibyo ngibyo yahise atangira kurakara. Icyo gihe Gulnaz yari arimo gusenga, nuko anti we arangije atangira kumuturuka inyuma, atangira kumukubita, amukubita inkoni mu mugongo. Nuko anti we arangije aramubaza ni ibiki wakoze hano muri iyi nzu igihe tutari duhari? Gulnaz yahise atungurwa n'ibyo yabonye, kubona inzu isa nabi kandi azi neza ubwe ko yari yayisukuye. Nuko Gulnaz yarahagurutse arongera afata umwanya akora isuku. Nuko amaze gukora isuku arongera ajya gusenga. Mu gihe ari gusenga, noneho umubyara we mutoya yaraje aramwegera, noneho arangije aramubwira ati fata iyi kanzu kandi uyindodere, ndimo nditegura kujya mu bukwe, ugomba kurara uyidoze, ejo ikaba yarangiye. Yaba ati gira vuba uyikore kubera ko mu gitondo mfite ubukwe ngomba kujyamo inshuti yanjye. Ati kandi nizere yuko uri buyitunganye neza, cyangwa se nutabikora ndakureka kuri mama, urabizi ibyo yagukorera. Nuko Gulnaz arangije aramusubiza ati my sister, iyi kanzu ni umweru, ntabwo nizera yuko nshobora kwitunganya muri icyo gihe umpaye, kandi hari ibikoresho bimwe na bimwe nkeneye bitari hano mu rugo, rero sinizeye yuko nshobora gutunganya iyi kanzu ikamera neza. Nuko umwana w'umukobwa arangije aramusubiza ati
ibyo ni ibibazo byawe ntabwo ari ibyanjye. Ngiye icyo nshaka ni ukubona ikanzu imeze neza. Avuga ibyo ngibyo yahise ava aho ngaho, aragenda yicarana na mama we ndetse na mukuru we, atangira kubabwira ibyo Gurunas amubwiye. Uncle wa Gurunas ntabwo yabaga aho ngaho, yabaga ku kazi. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje kubabazwa ndetse no kuribwa n'uburibwe aho ngaho mu rugo. Gurunas yaricaraga ari we wenyine, agatangira kurira, agatangira akabwira Allah ati Allah, nkora buri kimwe cyose kandi nkagikorera ku gihe, ese ni ukubera iki aba bantu batanyishimira? Akimara kuvuga ibyo ngibyo, atangira gutwarwa n'amasengesho, noneho atangira kurira. Nuko arangije aravuga ati Allah, yaba ababyeyi banjye bakiriho bakagombye kuba bankunda kandi bamfata neza. Igihe rero yari ari kurira, yahise yibuka ibyo wa mugabo w'umusabirizi yamubwiye. Yaramubwiye ati mama, igihe cyose ubonye uri mu bibazo ujye uhita wambara ino mpeta. Iyi mpeta izajya ibikemura byose, ibyo wabonaga bikomeye izajya ihita ibihindura ibyoroshye. Ikindi kandi yaba ari anti wawe ndetse n'ababyara bawe bazahanwa by'intangarugero. Nuko Gurunas yahise afata ya mpeta, arangije arayireba neza, arangije aravuga ati mpeta, ushobora kumfasha? Nuko impeta irangije iramusubiza, ariko imusubiza mu mwanya wa Allah. Irambwira iti ntabwo jyewe ndi impeta isanzwe, ikindi ntabwo jyewe njya ngumana n'abantu basanzwe. Irambwira iti njyewe ndi impeta idasanzwe, kandi ikindi njyewe ngumana n'abantu badasanzwe. Wowe unyambaye ushobora gukora buri kimwe cyose. Nuko aho ngaho Gurunas yahise yambara impeta, arangije atangira kudoda ya kanzu. Icyo gihe yahise adoda ikanzu nziza cyane, kubera yuko iyi mpeta yari yamuhaye imbaraga. Umwana akibona ibi ngibi ko abikoze yarishimye cyane. Yarabyutse mu gitondo mbere yuko asenga, arangije atangira kwibuka wa musaza. Arangije aratekereza aravuga ati ariko uriya muntu usabiriza ni muntu ki? Nuko arangije atangira gusoma Korani. Muri icyo gihe rero haba ari anti we ndetse n'ababyara be bari bishimye, barimo batekereza ko Gurunas atari bubashe kudoda ya kanzu. Noneho bakaboneraho bakamukubita, bakamukoresha ibyo bashaka, bakamwimukira. Icyo gihe rero babyutse batinze, barangije babaza Gurunas ati se ikanzu iri hehe? Igihe Gurunas yari arimo asoma Korani, nta nubwo yabarebye, ahubwo yafashe urutoki abereka ikanzu aho yari iri. Nuko arangije arakomeza yisomera Korani. Bakikubita amaso bahise bumirwa. Barangije baramubaza bati ni gute ushobora kudoda ikanzu isa neza gutya mu gihe gitoya gishoboka? Iyi kanzu imeze neza nk'iy'umwana w'umwami. Nuko umukuru muri bo arangije aravuga byanze bikunze afite ibintu by'ibibaragabaraga bidasanzwe. Nimba atari ibyo, nta kuntu byumvikana uburyo ashobora gukora iyi kanzu, akadoda ikanzu nziza gutya mu gihe gitoya. Nuko murumuna we nawe arangije aramubwira ati ibyo uvuga ni ukuri. Igihe rero bari bataratangira kwitegura ngo bajye mu bukwe, wa mugore anti we arangije aramubwira ati nizere yuko uri byo gukata biriya biti mbere yuko tugaruka ukaba wabirangije. Uyu mu anti byanze bikunze yagombaga gukora buri kimwe cyose, agaha uyu mwana w'umukobwa akazi karemereye cyane. Ariko umukobwa mukuru yari yamaze kubona ko byanze bikunze hari ikintu kidasanzwe kuri uyu mwana w'umukobwa. Igihe rero barimo bava mu rugo bagiye mu bukwe, umukobwa mukuru yaravuze ati njye ntabwo ndi bujyane namwe, mugende genda sigara hano. Ariko iki gihe yashakaga kuguma aha ngaha kugira ngo akomeze acunge Gurunas, arebe ese ni gute abasha gukora imirimo mu rugo kandi akayikora yihuse bishoboka, ni irihe banga akoresha. Nuko wa mukobwa mukuru arangije yikinga inyuma y'inzu, abandi barangije bajya mu bukwe. Yatangiye kurebera mu idirishya areba buri kimwe cyose Gurunas ari gukora. Nuko abona Gurunas uburyo akora buri kimwe cyose kandi akagikora mu buryo bwihuse.
yaragiye ajya hanze atangira gukata ibiti yihuse kandi ubona ko afite imbaraga. Akibona ibi ngibi wa mukobwa mukuru yahise atungurwa no kubona uburyo umuntu w'umwana nk'uyu ashobora kuba afite imbaraga ndetse akora byihuse nk'uko nguko. Igihe kimwe ari nijoro, igihe buri umwe wese yarasinziriye, wa mukobwa mukuru we ntiyasinziye, yarakanuye. Yarabizi neza ko Gulunas akunda kubyuka mu gitondo mu rukerera arangiza agasenga. Gulunas iyo gihe rero yarabyutse, noneho arangije aritegura atangira gusenga. Nuko arangije afata ya mpeta ayikura mu gakapu arayireba. Nuko arangije abwira impeta ati, mpeta mfasha, ubu ngubu ngomba gukora akazi ko mu rugo. Ikindi kandi uyu munsi ngomba gutekera imfubyi nk'uko bisanzwe. Akivuga ibyo ngibyo rero yahise yambara impeta, arangije ajya mu gikoni atangira guteka. Yatetse ibyo kurya byinshi cyane kandi abiteka mu gihe gitoya. Nuko wa mukobwa arangije aravuga ati, yes, nabibonye. Burya za mbaraga akoresha byose bituruka kuri iyi mpeta. Nuko uyu mwana w'umukobwa yahise arakara, arangije aragenda abwira murumuna we ndetse abwira na nyina buri kimwe cyose. Nuko Gulunas arangije guteka yaraje arabegera n'umutima mwiza ati, nimuze karibu, namaze kubategurira amafunguro. Nuko wa mukobwa mukuru arangije amusubiza arakaye cyane ati, wibeshya, watetse ibyo kurya byinshi. Abati uyu munsi natetse ibyo kurya buri umwe akunda. Nuko anti yahise azamura uburakari, arangije amushinja kuba abakoreye ibintu batashakaga. Ako kanya bahise batangira gukubita uyu mwana w'umukobwa. Kuruna ahangaha yarababaye, arakubitwa atangira kurira. Arangije mu marira menshi aravuga ati, murebe, njyewe nashakaga kubashimisha, njye nta babyeyi mfite, muri mu muryango wanjye, ni mwe muryango wanjye mfite. Ariko ahangaha ntabwo bigeze bamwumva, ahubwo baramufashe bamufungirana mu cyumba. Nuko wa mugore ndetse n'abakobwa uko ari babiri baragenda bicara bonyine. Wa mukobwa mukuru arangije arababwira ati, mwabonye iriya mpeta? Nuko murumuna arangije aramubwira ati, yes, nayibonye. Iriya mpeta ayibika mu cyumba cye. Ubwo rero bahise bafata icyumba cya Gulunas bakinjiramo batangira guhiga ya mpeta, ariko ntabwo bigeze bayibona. Barangije baraza baramwegera baramubwira bati, tubwire aho wahishe iriya mpeta. Arangije arabasubiza ati, mu by'ukuri njyewe ntabwo nzi aho impeta iri. Nuko kubera uko yarabashubije, noneho bahise batangira kumukubita nanone. Baramukubita cyane ku buryo byagezeho akarabirana. Igihe rero yabashije gukanguka, yatangiye gusenga ndetse ari kurira cyane asaba Allah ngo amukure muri uyu mwobo. Nuko mu gihe rero yari ari gusenga, byaje kurangira asinziriye, noneho atangira kurota. Maze mu nzozi atangira kubona wa musabirizi amubwira ati, mama, wicika intege, ntabwo uri umunyantege nkeya, uri umunyembaraga. Ntabwo Allah ajya asiga abakozi be bonyine. Abo bantu uko ari bane barakubangamiye bihagije. Ntabwo rero Allah ajya afasha abantu babangamira abandi, afasha abamukunda ndetse banamukorera bonyine. Wowe rero uri umwe mu bo Allah yishimira, niyo mpamvu yabashije kuguha impeta. Ariko ubwo anti wawe ndetse n'ababyara bawe bashaka kuyifata, impeta yahise isubira ku wari uyifite mbere, kubera ko iramutse igiye mu biganza by'ababi bashobora kuyikoresha mu bintu bibi bidashimwa na Allah. Mu gitondo cyakurikiyeho Gulunas yarabyutse. Aba bagore rero nabo bari bicaye, noneho wa mukobwa mukuru arangije aravuga ati, njye mfite inshuti kandi nzi neza ko papa wayo ari umumajisiye. Reka tujye kumureba noneho atubwire ese iyi mpeta ikora gute, ese ni gute dushobora kuyibona. Ubwo rero baragiye bajya ku mumajisiye, barangije bamusobanurira buri kimwe cyose.
umumajisi yarangira arababwira ati mwigira ubwoba, mwebwe mumpe umunsi umwe ejo nzababwira buri kimwe cyose kijyanye n'iyo mpeta. Umunsi wakurikiye rero wa mugore ndetse n'abakobwa be bagarutse kureba umumajisiye, nuko arangije arababwira ati iriya mpeta mubona uriya mwana w'umukobwa afite yayihawe n'umugabo w'umusaza w'umufakiya. Ku itariki 3 za Muharram yagiye hanze ajya kugaburira abana bashonje ndetse n'abakene. Nyuma rero yo kubagaburira agaruka yahuye n'uyu musaza Fakiya. Ubwo yamusabaga ibyo kurya umwana w'umukobwa yarabimuhaye. Rero uyu musaza Fakiya yarishimye arangije amuha impeta. Iriya mpeta rero ikimara ni uko imufasha gukora buri kimwe cyose kandi akagikora mu gihe gitoya. Nuko barangije bacyumva ibyo ngibyo batangira kuvuga ati oya twebwe dukeneye iriya mpeta, ese nta kuntu wadufasha tukabona iriya mpeta? Nuko umumajisiye yarangira arabasubiza ati impeta ubu ngubu yasubiye kuri wa musaza Fakiya, kandi ubu ngubu arimo araba ku kagezi gatoya kari hariya mu misozi. Ikindi kandi mugomba kumenya ni uko uriya musaza nawe ari umumajisiye ukomeye. Rero mugomba kwitwara neza nimba mushaka kuvugana nawe, ariko nanone hari ubundi buryo mushobora gutangira gufata neza uriya mwana w'umukobwa, mukamusaba imbabazi ndetse mukamugaragariza yuko mumukunze, mugatangira mukamufata neza, mukamufata nk'umwana w'umwami, mukamufasha. Nuko wa mukobwa mukuru arangije aravuga ati ntabwo twebwe ibyo ngibyo dushobora kubikora, uriya ntabwo tumukunda. Ikindi kandi nubwo ari imfubyi usanga buri umwe wese hariya mu gace amukunda, buri wese aramushaka, buri wese avuga ukuntu ngo ari mwiza kuturusha. Buri mugore wese uje hariya mu rugo atangira kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa ni mwiza, ndetse bakavuga ngo ni mwiza kuturusha. Nuko umumajisiye arangije arababwira ati nimba mushaka impeta mugomba gukora ibi ngibi. Aba bantu ntabwo bari gushobora guhindura imico yabo mibi ngo bakunde uyu mwana w'umukobwa, kandi bari bakeneye iyi mpeta ariko bayikeneye kugira ngo bayikoreshe ibyabo bashaka. Nyuma yaho rero ubwo bari bagarutse mu rugo baraje barangije barapfukama batangira gusaba imbabazi ku runasi. Barangije baramubwira bati twabaye abantu batari beza kuri wowe, turakwinginze tubabarire. Uyu munsi twahuye na Fakiya ku muhanda, yarangije aratubwira ngo ntitugafate nabi imfubyi. Aratubwira ati abantu bakora ibyo ngibyo bazahanwa cyane. Ahangaha Gulnaz yahise atungurwa n'ukuntu aba bantu bahise bahinduka ako kanya, atangira noneho gushidikanya uburyo aba bantu bashobora guhita bahinduka byihuse. Yari umwana utuje kandi ucisha bugufi ariko ufite n'umutima mwiza. Rero ahangaha yahise atekereza byanze bikunze ati buriya bahindutse. Nuko anti we arangije aramufata aramwigiriza, aramubwira ati uhereye umunsi ubaye umukobwa wanjye, icyo uzavuga cyose kizakoreka. Urashaka kugaburira imfubyi mu kwezi kwa Muharram? Reka twese dufatanye tubuteke ibyo kurya kugira ngo tuzaguherekeze kugaburira imfubyi. Nuko bababyara be barangije nabo baravuga bati reka natwe tuze tugufashe guteka, noneho nibamara gusoza bagende bajye guha ibyo kurya imfubyi. Umukobwa mukuru arangije yongeraho aravuga ati njyewe ndaza kujyana nawe, ariko ntabwo ari uko yaramugiriye impuhwe, ahubwo yashakaga kureba neza nimba uyu mwana w'umukobwa ari bwongere guhura na Fakiya. Yashakaga kumva icyo Fakiya ari bumubwire ku byerekeranye n'impeta, ariko iki gihe yaragiye aha ibyo kurya imfubyi, nta nubwo yigeze ahura na Fakiya. Hari umunsi wa 7 wa Muharram, nuko Gulnaz arangije abwira anti we ati anti, caravan igiye kugera, ndashaka kuri uyu munsi kuzagaburira imfubyi. Nuko wa mukobwa mukuru arangije aravuga ati kuri uyu munsi tuzakenera ibyo kurya byinshi, ese ni gute tuzabasha guteka ibyo kurya byinshi mu gihe gito tuzaba dufite? Nuko Gulnaz arangije arababwira ati mwigire ubwoba nzabyitaho. Bacyumva ibyo ngibyo buri umwe wese yabaye nkaho agira amakenga.
Gurunazi arangije arababwira ati icyo nzakora nzabanza ngiye kugaburira abana b'imfubyi mbaha ibiryo noneho nindagiza ngaruke nteke ku bwa karavani. Nuko akivuga gutyo batangiye kuvugana hagati yabo bavuga bati byanze bikunze uwo munsi Gurunazi agomba guhura na Fakiya. Igihe azaba ari kugaburira kuri karavani byanze bikunze Fakiya azigaragaza, kandi koko niko byagenze. Igihe Gurunazi yari amaze kugaburira abana agarutse, Gurunazi yahise ajya kuri wa mugezi arangije yegera Fakiya, wa mu anti ndetse na ba bakobwa baramukurikiye, arangije abwira Fakiya yaba ati papa ushobora kumfasha. Fakiya ahangaha ntabwo yigeze amusubiza, nuko wa mwana w'umukobwa arangije noneho atangira kuvuga cyane. Gurunazi atangira kumuhamagara cyane ariko wa musaza ntabwo yigeze amusubiza. Ba bagore barangije batangira kuvuga ati twatewe umwanya wacu kubw'ubusa. Icyo gihe bahise batangira kurakara, noneho wa mukobwa mukuru ashaka gufata akana ngo akarohe mu mazi ariko ntabwo byabaye, ahubwo Gurunazi yasubiye mu rugo. Igihe yari agiye kugera mu rugo ageze hafi yaho arangije abona abagore benshi bari mu rugo bari guteka, nuko arangije arababaza ati se muri bande, ese mwaturutse hehe? Nuko aba bagore barangije baramusubiza bati twaturutse mu cyaro ariko gituranye n'iki ngiki turabaturanyi, uyu munsi ni uwa 7 wa Muharram, rero twaje hano kugira ngo tubashe gutanga ibyo kurya, ngwino udufashe duteke. Icyo gihe Gurunazi yahise atangira gufatanya nabo guteka. Icyo gihe wa mugore ndetse n'abakobwa be bahise barakara cyane kubera ko ntabwo bari babashije kubona impeta. Ikindi kandi bari bazi neza yuko uyu mwana agiye guteka wenyine, ariko bari batunguwe no kubona abantu bari kumufasha guteka. Nyuma y'uko rero bari bamaze guteka bafashe ibyo kurya babiha buri umwe wese muri za mfubyi ndetse n'abakene. Gurunazi byaramushimishije cyane kubera yuko babashije guha ibyo kurya abantu, imfubyi, abakene mu gihe cy'ukwezi kwa Muharram nk'uko ababyeyi be babikoraga. Aha umwana w'umukobwa yarishimye cyane. Imico y'ababyeyi be nawe yashakaga kuyikuriramo akayikora, agasoza ikivi batari barasojeje. Mu gitondo cyakurikiyeho Gurunazi yarabyutse aritegura, noneho arangije atangira gusenga. Nuko amaze gusenga yarasohotse yicara mu muryango, arangije atangira kumva imamu arimo yigisha ibijyanye n'iby'ukwezi kwa Muharram. Ako kanya yicaye aho yagiye kubona akanyoni karaje ariko akaguru kamwe kadakandagira kangiritse, ntabwo aka kanyoni kabashaka kuguruka neza. Imbwa yari iri aho ngaho yarirukanse ishaka kugafata, iri kumoka ikamokera. Gurunazi yahise afata umugati awuha imbwa, arangije noneho afata aka kanyoni. Aka kanyoni kari keza cyane, karangije kamureba mu maso. Akanyoni kabasha kubona yuko uyu mwana w'umukobwa afite agahinda, karamubaza kati ese ni ukubera iki usa nk'umuntu ubabaye? Gurunazi yahise atungurwa no kubona inyoni iri kuvuga, arangije arakabwira ati urimo uravuga nk'umuntu? Akanyoni karangije karamubwira ati njyewe mbasha kubona abakozi b'Imana, uri umwana w'umukobwa mwiza kandi umwana wita kuri kimwe cyose, njye nshobora kubona urumuri mu maso yawe. Nuko aka kanyoni Gurunazi yahise agakunda, yahise yishima cyane. Nuko arangije atangira kubwira aka kanyoni buri kimwe cyose, atangira kubwira kano kanyoni ibibazo ahura nabyo muri uru rugo. Gurunazi yarimo aganira n'aka kanyoni ubwo wa mukobwa mukuru yasohokaga. Akimubona yahise afata umusatsi wa Gurunazi noneho arawukurura, amukurura amujyana mu nzu. Uyu mukobwa n'agasuzuguro kenshi arangije aramubwira ati twebwe duhangayikishijwe n'uburyo dushobora kubona impeta, na wowe uri hara hanze urimo urakina n'inyoni. Arangije aramukanga cyane ndetse asakuza aramubwira ati tubwire aho impeta iri, byanze bikunze iyi mpeta hari ahantu wayihishe, tubwire aho iri, tubwire aho uri kugira ngo ugire amahoro, naho ubundi nutatubwira urabizi biri bukubeho, ushobora kuhaburira ubuzima.
nuko Gurunaz arangije aramusubiza ati giye mu by'ukuri ntabwo nzi aho impeta iri. Anti yaje yihuta arangije amukubita urushyi, nuko wa mukobwa mukuru arangije atangira kumuhambira mu izosi. Ako kanya ubwo bari bashatse kugerageza kumwica, indi nyoni yahisiza irangije iravuga, bagore babi, namwe ubwanyu muri abagore, none murimo murahemukira undi mugore, mwese mwamuteraniyeho, Allah ntago azigera abababarira. Nuko umukobwa muto muri bo arangije aravuga ati murebe ino nyoni ibasha kuvuga nk'umuntu, ariko impamvu iri kubasha kuvuga ni ukubera impeta. Ubwo rero urusaku rwinshi ndetse no kujujura byatumye abaturanyi bahurura baza kureba icyabaye. Nuko abagore barangije barababwira bati ese ni ukubera iki murimo guhohotera imfubyi? Uyu mwana w'umukobwa nta muntu n'umwe ajya ahohotera, ni umwana w'umunyamutima. Nuko wa mukobwa mukuru arangije aravuga, mwibagirwe ibi byose, njyewe ubu ngubu ngiye kureba mu majisiye, ndaje muhamagare aze hano, ndabizi neza agiye gukemura kino kibazo. Yarirukanse ajya ku majisiye, arangije ahageze ahasanga abantu benshi cyane bari baje kumureba. Arangije aramubwira ati majisien, ndakwinginze ngwino wihuta ujyane nanjye mu rugo, nuramuka utaje icyorezo kiratwataka uyu munsi, cyangwa se bishobora kurangira uriya mukobwa tumwishe. Umumajisiye amaze kumva ibi ngibi yahise ajyana nawe bajya muri iyo village. Arangije yicaye hasi, icyo gihe izuba ryari ririmo rirava cyane, yatangiye gusoma ibintu bimwe na bimwe. Ako kanya wa musaza Fakia yahise agaragara nawe aho ngaho. Akimubona umusaza yaje asmilinga, aseka ndetse afite imbaraga, ubona ko nawe afite imbaraga z'umumajisiye. Gurunaz yizeraga kuri uyu musaza, yarabizi neza ko byanze bikunze uyu munsi ari bubone urumuri mu maso y'uyu musaza. Nuko wa mumajisiye yarangije akoresheje ijwi riri hejuru cyane, atangira kuvugisha wa musaza Fakia ati Fakia, ni gute uruvugane nanjye? Wa musaza arangije aramusubiza ati majisien, umaze guteza ibibazo byinshi cyane kuri aba bagore. Nuko uyu nguyu arangije nawe aramubwira ati basubize iyo mpeta vuba cyangwa se nkoresha imaji nyikwambure. Nuko wa musaza arangije aramusubiza ati ntago nshobora gukora amakosa nk'ayo ngayo, iyi mpeta yahawe uriya mwana w'umukobwa nk'impano, kubera yuko uriya mwana w'umukobwa arafashe ijoro n'amanywa. Ikindi cya kabiri kandi yabashije gukomeza imirimo y'ababyeyi be. Uyu munsi kubera uyu mwana w'umukobwa nta mwana w'imfubyi n'umwana mu gace wicwa n'inzara. Village yose iramukunda kubera yuko ni umwana w'umukobwa ufasha, ni umwana w'umukobwa umenya ko imfubyi aho zirirwa ku mihanda, aho zirirwa hose zikeneye kugira ibyo kurya, zikeneye kwitabwaho. Imico ye yonyine ubwayo imuha agaciro ko kuba yatunga ino mpeta, kubera ko ino mpeta ntabwo igenewe abantu babi. Nuko umumajisi ako kanya yahise ahaguruka n'imbaraga nyinshi, arangije aravuga urabizi neza ko ugenda umumajisiye kandi ufite imbaraga nyinshi kukurusha, rero ntugerageze kunkinisha. Nimba udashobora kunyumva, urabona iriya mbwa iri hariya, ndagufata nindangiza nguhindurire iriya mbwa. Nuko Fakia arangije aramusubiza ati amagambo nk'ayo ngayo ntago ari meza. Arangije aramubwira ati amagambo mabi nk'ayo ngayo niyo yatumye Imana irakara yirukana Satani mu ijuru. Imana yaremye abantu kugira ngo bayihimbaze, ntago yabaremye kugira ngo bahimbaze abandi bantu. Nuko wamumajisiye arangije aravuga nta mwanya mfite wo gukomeza kumva ayo magambo yawe adafite agaciro. Wowe fata iyo mpeta uyihereze bari abagore, cyangwa se ugufate ngo uhinduremo iriya mbwa. Nuko wa mugore ndetse n'abakobwa be batangira guseka, barangije baravuga bati nibyo, Fakia muhindura imbwa, ikindi kandi uyu mukobwa nawe uhita umuhindura imbwa. Ubwo bavugaga Guruneza. Nuko muri ako kanya Fakia yahise abasubiza ati ntago
mukwiriye kuba abantu ahubwo muri ikibi kirenze ikibi. Mbere y'uko muvuga abandi mubanze mwirebe. Akivuga gutyo igihe birebye bahise babona bahindutse imbwa. Aba bakobwa rero n'uyu mugore bahise bahinduka imbwa ku itariki ya 9 ya Muharram. Nuko Fakia arangije afata ka kana ka Gulnaz aragahamagara akegereza, arangije afata ibiganza bye abishyira ku mutwe wako, arangije aravuga ati madam, guhera uyu munsi noneho ubu wemerewe kugaburira abana b'imfubyi nk'uko ubyifuza. Ikindi kandi ujye wizihiza ibihe byose bya Islam nk'uko ubyifuza nta mbogamizi. Uzasenge Imana ku mudendezo. Ikindi cya kabiri uzagaburire ibiremwa bya Allah. Amubwira ibyo ngibyo yahise fata ya mpeta arongera ayimusubiza. Subhanallah. Bavandimwe, dusabe Imana kugira ngo iduhe kwicisha bugufi, iduhe gutinya Imana ndetse iduhe no kubahana. Amen. Nyandikira muri comment section uti amina. Wakoze rero kubana nanjye kuva ku itangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Ndizera ko hari ikintu watoye mu byanze bikunze nimba nkurikiye 5/5. Jya muri comment section ndakwinginze, n'undi wafashe umwanya urayumva, unyandikire ikintu wakuye muri iyi nkuru. Wowe utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe nshyizeho indi video. Ndongera kubashimira, mbashimira uburyo mukomeza kunteza imbere ndetse n'uburyo mukomeza gusharinga amavideo yanjye. Ni iby'agaciro kuri njyewe. Bifurije imigisha y'Imana, bifurije ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, nawe utaha.